If you ever find it difficult to understand people because they're speaking too fast, I am going to show you how to understand fast English. Sometimes the native speakers speak and you are like, oh my goodness, there are some words that I'm not catching properly. This is because they are connecting words in a way that is not usual for you. In this video, I'm gonna break down everything for you so that you can start understanding English. Even the native speakers, when they are speaking, they're just simple techniques that I'll be showing to you in this video. Are you ready to learn with me? Let's go. Let's get started. It's your teacher, Rugwiro. I am going to teach you how to understand fast English. Niba bijya bikugora kumva Icyongereza ukavuga ngo abantu bari kuvuga vuba, ngo bari kuvuga bihuta, abene rurimi aba native speakers, biterwa n'impamvu yuko utabyize neza, biterwa n'impamvu yuko utabihaye umwanya ngo be breaking it down buri kimwe ugenda ukiga uvuge se bahuza amagambo gute. There is a way that words in English are connected. Hari uburyo amagambo mu Cyongereza aba connected. Hari uburyo ahuzwa. Umuntu agiye avuga ijambo rimwe rimwe ryo ushobora kubyumva, ariko bayahuza ugasanga birakugoye. Kandi ururimi nyine no guhuza amagambo, ijambo ryari rimwe rihuye n'irindi, hanyuma umuntu akabikora very quickly, akabikora vuba, ugasanga birakugoye kubyumva. Hari uburyo rero ushobora kwiga kumva abantu igihe bavuga Icyongereza bihuta. It is something that is learned. Ni ibintu wiga. If you are not a native speaker, you have to learn this. Muri ino video rero ngiye kukwigisha uburyo uzajya wumva Icyongereza by'abantu bari kukivuga bihuta. Are you ready to learn with me? Ndizera yuko witeguye. Hari uburyo rero abene rurimi bagenda bahuza amagambo ari byo bigora abantu benshi bakibaza biri kuba bikabayobera. So this is what you are going to learn. Ariko mbere yuko dukomeza banza ukore subscribe. Kora subscribe kuri ino channel kugira ngo ibiganiro byacu, amasomo yacu ya buri munsi ajya kugeraho mu ba mbere. Abashaka kwiga namwe online, abashaka kwiga privately mu buryo bw'umwihariko, munyandikire kuri izo contact ziri kuri screen. Twiga dukoresheje uburyo bwa Google Meet, aho uburebana na mwarimu. Rero aho waba uri hose ushobora kuza ukigana natwe. You don't need to leave your place. Ntabwo ari ngombwa ngo ubanze kuva aho uri. Amasomo yacu atangwa buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. We study in weekdays. Ubwo rero abumva bashaka kuimprovinga Icyongereza cyabo banyandikira kuri izo contact kuri WhatsApp, hanyuma tukaganira tukareba uburyo ushobora gutangira kwiga Icyongereza online. Yes. So tudatinze rero reka dukomeze turebe bigenda bite. Abene rurimi bahuza gute amagambo ku buryo wumva bayavuze bihuse. Ariko ibi ngibi numara kubyiga bizajya bikorohera nyine kubasha kudetectinga, kumenya, gusobanukirwa ukuntu abantu babigenje kugira ngo amagambo bayavuge bihuta, hanyuma nyine ubashe kubumva. Ushobora kumva ijambo rimwe rimwe ariko bayahuza, it's another issue. So this is what you are going to be dealing with. Ikintu cya mbere tugiye kureba ni icyitwa consonant-vowel linking. Consonant-vowel linking. Iyo tuvuze consonant tuba tuvuze ingombajwi. Rero iyo tuvuze consonant-vowel linking tuba tuvuze guhuza ingombajwi n'inyajwi. Inyajwi tugira mu rurimi ni a na e na u na i na a. A, e, u, a na i. Izo nizo nyajwi tugira mu rurimi. Consonant n'izindi zose zisigaye. Rero ingombajwi igiye guhura n'inyajwi hari uburyo tubikora mu rurimi. So when a word ends with a consonant and the next begin with a vowel, the sound connect. Iyo ijambo risozwa n'ingombajwi hanyuma irindi rigatangizwa n'inyajwi, ayo magambo duhita tuyahuza, duhita tuyaconnecting. Mu kuvuga bita bivugirwa rimwe, ntago buri byose rivugwa separately. Ndabaha ingero, turaza kugenda tureba ingero nyinshi zitandukanye. Make sure you stay here up to the end of the video. Woze kuguma hano kugeza video irangiye, hanyuma biraza kurangira ibintu warushijeho kugenda ubyumva neza cyane. Urugero turebere kuri ino phrase. Phrase yitwa pick it up. Pick it up. Urabona buri jambo ushobora kuryumva, ushobora kurisobanukirwa umuntu arivuze pick. Urabyumva? It nabyo urabyumva, na up urabyumva. Ariko igihe umuntu agiye kubihuza bigenda gute?
urabona ku ijambo pick, ijambo rirasozwa na consonant, ingombajwi k, ki, ijwi ni ki, hanyuma rigakurikizwa n'inyajwi i. Muri za nyajwi eshanu ngira ngo murabyibuka, inyajwi i, pick, it, hanyuma no kuri it turasoza na consonant n'ingombajwi ta rifite ijwi t, hanyuma hagakurikiraho inyajwi a. Ni u ariko mu ijwi ni a. Iyo ta rero igomba kuza guhura na a, hanyuma na ya ka ikaza guhura na i, tugahita tuvuga pick it up, pick it up, ki, pick it up. Urabona inyajwi ki na i byahuye bita bikoreshwa rimwe, pick it up. Urabona ta na u nabyo byase bihura biba tap cyangwa dap, pick it up. Urabona nta kikiri kuvugwa cyonyine, hanyuma na tap it up bita biba tap, pick it up cyangwa pick it up. Abenshi abene rurimi bavuga da bita biba nk'inyajwi da, pick it up. Dufite take it away, take it away. Dufite ijambo take, ke. Ijambo rya mbere take rirasozwa n'inyajwi e, ariko mu ijwi urumva ko ari take. Ubwo rero turavuga yuko hari gusozwa ingombajwi ka, ijwi turi kumvamo ni ka, hanyuma iyo ka iraza gukurikirwa na i yo kuri it. Kuri it naho nidusoza it tubone away, ta iraza gukurikirwa na a, take it away. Urumva amagambo duhise tuyafatanya, take it away. Amagambo duhise tuyafatanya, ingombajwi n'inyajwi bisubira, take it away, take it away. Ngira ngo uri kubibona neza, take it away. Dufite n'irindi jambo ryitwa stop it, stop it, stop it, bihagarike, stop it. Dufite jambo stop, iyo pa iraza guhura n'iyo i yo kuri it bita biba p, stop it. Turetse twumvamo ijwi pit, stop pit. Ntabwo turi buvuge stop it, turavuga stop it, stop it, bihagarike, stop it. You've been working for a long time, so you gotta stop it. Wamaze igihe kinini ukora, rero you gotta stop it, ushobora kubihagarika. Hano naho dushobora kubona ingero zihuta, wenda ku nteruro ya mbere twabonye pick it up, ushobora kuvuga wenda they have called you for a long time, you gotta pick it up. Baguhamagaye igihe kinini, ukwiye kwitaba, pick it up, to pick it up, kwitaba telefone, to pick it up, take it away. I don't want it, take it away. Ntabwo mbishaka, bijyane kure, take it away. I don't want it, take it away. Dufite ijambo turn it off, kizimye cyangwa yizimye niba ari telefone ikintu runaka. Urabona ku ijambo turn harasoza consonant na, ni sound, hanyuma hakurikirweho nyine it, nyuma ya it ku ijambo it hakurikireho off. Urabona ta nayo iraza gukurikirwa na vowel o, turetse tuvuga turn it off, turn it off, turn it off. Ya consonant na vowel turi kubifatanya, dushobora kuvuga wenda your phone is making noise, turn it off. Telefone yawe iri gusakuza, yizimye, yifunge, turn it off. Noneho se abene rurimi bahuza gute amagambo, baya connectinga gute iyo noneho ari vowels ebyiri zahuye, iyo ari za nyajwi zacu ebyiri zahuye, wenda ni a yahuye na o, ni e yahuye na i, ni u yahuye na i, byo bigenza gute? Turaza kumvamo akantu ka ya turashyiramo akantu ka ya hagati y'izo nyajwi y'izo vowels, akantu ka turashyiramo ya cyangwa wa. Ntibizagutungure rero niwumva umuntu ari kuvuga ukumva hajemo akantu ka ya cyangwa akantu ka wa utari watekereje ko kari buze kuzamo. Reka turebe uburyo bikorwa. When two vowels meet, English inserts a small y or w sound. Iyo inyajwi ebyiri zihuye, mu Cyongereza duhita dushyiramo ijwi ya cyangwa ijwi wa. Urugero, twari dufite ijambo I agree, I agree, ndemeranywa wenda n'umuntu runaka, I agree cyangwa ndabyemera. I, urabona ni inyajwi yacu I, iyi i igiye guhura na a. Kugira ngo rero bize kuvugirwa rimwe turashyiramo ijwi ya, I agree, I agree. Ntabwo ari I agree, ni I agree. Urumva harimo akantu kaya, I agree, I agree. So
Don't be tempted into not listening when someone puts this Y in between the vowels. Rero ntibizakugore kumva kano kaya igihe umuntu agashyizemo hagati ari kuvuga Icyongereza cyihuta, fast English, when the native speakers are hurt. So ushobora kuvuga ngo yes, your topic is good, I agree with you. Icyo kuvugaho ni byiza, ndemeranywa nawe. I agree. You know, you understand that why. So don't find it hard to understand that why. Cyangwa dufite ijambo go out. Urabona ijambo go rirasozwa na o, hagakurikirwaho nanone out, hagakurikirwaho o. Noneho se turabigenza gute? Noneho se turashyiramo y cyangwa turashyiramo wa. Uri kubyumva gute? Hano uraza kumvamo ijwi wa byanga bikunda. Go out. Ntabwo ari go out, ni go out. Umuntu ari kubivuga vuba, go out. Urugero, umwarimu muri class, umuntu arimo arasakuza, ara making a noise, ukamubwira, you are shouting a lot, go out. Uri gusakuza cyane, sohoka. You are shouting a lot, go out. Go wa. You know, you understand that sound wa, out. Kumvijemo ijambo out instead ya out, go out. Yes, cyangwa dufite ijambo she is. She's beautiful. She is. Mu ijambo she harasozwa inyajwi e hagakurikirwa i. Is. Iyo kuri is. Urugero turavuze ngo she is beautiful. She is beautiful. Urikumvamo ya. She is beautiful. She is. There's something like is. She is beautiful. Ni mwiza. Umuntu uri beautiful, umukobwa uri beautiful, she is beautiful. Ni mwiza. Hanyuma dufite n'irindi jambo do it. Do, urabona harasozwa o kuri do, hanyuma hagatangira i kuri it. Hano noneho turashyiramo ya, turashyiramo do it cyangwa turashyiramo do it. Which one do you think is gonna suit here? Okay, do it. Urabona ko turi kubonamo wa. Do it. Wit. Twashyizemo wa hagati y'izo vowels ebyiri kugira ngo ibintu byacu birushaho kuvugwa vuba. Do it. Don't let people make you give up. Do it. Ntugatuma abantu baguca intege. Do it. Umuntu ashobora kuvuga nk'iyo sentence bikaba byakugora kwiyumva. Don't let people make you give up. You gotta do it. Ntugatuma abantu baguca intege, ugomba kubikora. Ariko nanone mboneraho no kugira inama abantu igihe ushaka kuimprovinga listening skills, igihe ushaka kuimprovinga uburyo bwawe bwo kumva ururimi rw'Icyongereza, ntugatangirire kuri movies zigoye zazindi ziri very complicated. Ntugatangirire kuri movies zigoye zazindi ziri very complicated, ziri bukugore no kuzumva, nta kintu na kimwe usanzwe uziziho. Ugiye kuri podcast, ugiye ku kiganiro gikomeye cyane, hanyuma wagishyiramo ku cyumba byakunanira ukaba frustrated. Here is an idea. Hari igitekerezo nshaka kubaha, ariko ni igitekerezo cyiza which is scientifically proven. Niba ushaka kumva neza ururimi, ushaka kuimprovinga listening skills zawe, turi kwiga ku byo kumva abantu bavuze mu buryo buri fast, turacyafite action n'ibindi byinshi byo kwiga. Ariko niba rwose ushaka kuba motivated, ukagira na morale yo gukomeza kwiga, ntugafate ikiganiro udasanzwe ufite amakuru ngari cyo ureba, ahubwo jya ureba cya kintu usanzwe ufite amakuru. N'urugero, usanzwe uzi inkuru ya Romeo and Juliet, urayizi mu Kinyarwanda ukimeze. Iyo nkuru genda noneho uyirebe mu Cyongereza. I promise you this is gonna work. Ibi bintu bizagufasha cyane. Usanzwe uzi iyo nkuru, genda uyirebe noneho no muri English version. Wumva ko bari kubivuga mu Cyongereza, uzagenda uhuza Ikinyarwanda n'Icyongereza hanyuma bikorohera. Kuruta uko wafata inkuru udasanzwe ufiteho amakuru na make hanyuma ugiye kumva aba native speakers, ibyo bishobora gutuma uba frustrated, ugacika intege, ugasanga uri kwirushya kandi ubwo buryo bwari kugufasha. Cyangwa se hari ibiganiro runaka, ibintu bimaze iminsi bitrendinga, hari amakuru usanzwe uzi wumvishe mu Kinyarwanda, genda noneho ujye no kuri CNN, ujye kuri BBC, cyangwa ujye ku zindi international TVs ubirebe mu Cyongereza, ariko wari usanzwe babyumvise mu Kinyarwanda. Amakuru runaka wari usanzwe ubizi mu Kinyarwanda, uzi uko ibintu byagenze, noneho try yourself in English. Igerageza noneho ugenda ubyumva mu Cyongereza. I promise this is gonna help you a lot. Ibi ngibi bizagufasha cyane kuruta uko wagenda ntabwo uraba advanced, ntabwo
uragera ku rwego rwiza kuri listening, ugahita ujya kuri BBC cyangwa ugatangira kumva amakuru utafiteho igitekerezo n'iki na kimwe. I'm telling you that this is gonna make you frustrated and therefore leading to you giving up. Icyo ni igitekerezo cyiza nshobora kubagiraho inama, kandi muzabikore, muzabona yuko ari ibintu byiza cyane. Turebe noneho ubundi buryo abenerurimi ba connectinga amagambo ku nyuguti ya R. R bigenda gute? Linking with R. Iyo tugiye guhuza amagambo arimo R, cyangwa iyo abantu bavuga Icyongereza basanzwe bazi Icyongereza, especially abenerurimi bari kuvuga, hari ukuntu bavuga kumva balinkizamo akantu ka R. Urugero, in many accents an R links when the next word starts with a vowel. Akenshi R yihuza n'ijambo ritangirwa nanone n'inyajwi, za nyajwi zacu eshanu murazibuka. Urugero, twari dufite ijambo far away, kure. Urabona ijambo far rirasozwa n'inyuguti ya R, hanyuma hagatangira inyajwi a vowel. Noneho iyo tugiye kubivuga turaza kumvamo akantu ka R, right? Ubu ndabizi watangiye kubivuga far away. Ntara uri kumvamo far away. Kumvamo akantu ka far away. Okay, cyangwa dufite ijambo for, tukagira na example. For example. Ntabwo tuvuga for example, tuvuga for example. Harimo R. For example. Something like that, okay? Yes, ushobora gutanga ingero kuri far away. I was so far away, I couldn't come easily. Nari ndi kure cyane ntabwo nari kuza ku buryo bworoshye. I was so far away, I couldn't come easily. Nari ndi kure cyane ntabwo nari kuza mu buryo bunyoroheye. This is an example sentence that I can give, and please make sure you detect this kind of techniques when native speakers are speaking. Urundi rugero ni for example, kwa twabivuze. Urugero ushobora kuguha ingero zitandukanye, nkaba nakoresha for example you can read here. Ni urugero ushobora gusoma hano. For example you can read here. Ni urugero ushobora gusoma hano. Twitangire ingero ziri very simple. For example, urumvamo R, for example. Cyangwa twari dufite ijambo here it is. Mu kujya kubivuga akantu kara karaza kumvikana mu byanga bikunda. Here it is. Here it is. Tubonyemo it is. Here it is. Yes. Nuko nguko ushobora kumva abantu bari kuvuga Icyongereza kiri fast. Ibintu biri fast ni ibintu byihuse, by the way. Something that is fast. N'umuntu uri fast ni umuntu wihuta. Rero na fast English ni Icyongereza cyihuta. Fast English, yes. Noneho tukagira n'ikindi gice cya common reduction. Hari amagambo noneho abenerurimi bamira completely. Ugasanga ijambo barimize burunguri, ntabwo uri buze rwose kuryumva. Urugero, there are words, there are the real secrets of fast English. Noneho iri ni ryo banga rya nyaryo ryo kumva Icyongereza cyihuta. Hari amagambo bamira ukavuga, hey, where is this person taking the word? Uyu muntu iri jambo ari kuritwara hehe, ariko yarimize. Wabona byanditse ukabona ijambo riranditse, ariko mu kurivuga they have swallowed the word exactly. Oh, and you are like, oh my goodness, I can't understand what the person is talking about. No, our native speakers hari amagambo ba reducinga utugambo dutoya swallowing immediately. Urugero nk'ijambo to, twari dufite ijambo want to go. Urabona ijambo want to go. Want harasozwa ta, hanyuma hagakurikiraho to, nayo ikurikirwa na t. Izo t ebyiri rero zose ntabwo ziri buze kumvikana. I promise you, ntabwo uri buze kumva umwene rero mavuga want to go, ahubwo araza kuvuga want to go. Urumva twumvisemo t imwe, want to go. Do you want to go? Ese urashaka kugenda? Do you want to go? Do you want to go? Hari n'abavuga wanna, nabyo turaza kubireba ukwabyo. Hari n'abavuga wanna, nabyo turaza kubireba ukwabyo. Tukagira n'akajambo you. Yes, urugero mu ijambo see you later. You iraza kuba nka ya, see you later. See you later. Cyangwa ijambo going to. Urugero twari dufite ijambo I am going to go. Umuntu agahita avuga ngo I'm gonna go. Ibi ngibi byo rwose urumva amagambo yamizwe
burunguri rwose umuntu yayamariye hano mu gifu. You understand that you have to learn this. Ni ibintu wumva ko nyine ugomba kwiga. Umuntu yarafite ijambo I am going to go. I am ubwayo I am ntabwo ikiri I am ni I'm gonna go. I'm gonna go. Gonna ubwo ni iri mu mwanya wa going to. I'm gonna go. I'm gonna go. I'm going to go yabaye I'm going to go. Urumva amagambo yose yamizwe. Actually mboneraho no kubwira abantu bakoresha gonna bagashyiraho na to. Ugasanga umuntu avuze ngo I'm gonna to school. No, gonna wamize going na to icyarimwe. When you decide kuvuga nk'aba native speakers ugomba guhitamo gukoresha kimwe. I'm gonna go cyangwa I am going to go. I'm gonna go. Cyangwa mu ijambo I want to try. Bigahita biba I wanna try. Want to yabaye wanna. I wanna try. I wanna try it out. Okay? You can give me a chance. I wanna try it out. Ushobora kumpa amahirwe. Nshobora cyangwa nshaka kubigerageza. You can give me a chance. I wanna try it out. Something like that. Cyangwa mu ijambo going to liba gota. Mu ijambo wenda going to dufite ijambo I'm going to try. Umuntu agahita avuga I got to try. Going to yabaye gota. I got to try. Something like that. So you have to be very attentive. Ariko uko umuntu agenda byumva bigenda biza mu buryo buri natural. It will end up coming naturally. Mbere yuko rero tujya ku buryo bwa nyuma, reka mbanze mbereka kandi ga technique ushobora gukoresha kugira ngo uzajye wumva Icyongereza cy'aba natives cyangwa abantu bavuga Icyongereza mu buryo bwihuse, mu buryo nawe bukoroheye. Ikintu cya ugomba gukora ni ikintu cyo kwiga common linkings in English. Izi turi kwiga nyine common linkings. Hari linkings ziri common zizwi cyane, gonna, wanna, gota, something like that. Nibi byose turi kwiga. Ariko nanone ukazajya wiga amagambo afatanye. Aho kwiga ijambo rimwe rimwe utangire witoze no kujya wiga amagambo icyarimwe, phrases zifatanye. I'm gonna try it out. Ngiye kubigerageza. Hanyuma kugira ngo wenda ugende ufata I am going to, ibyo ukabifatira rimwe. Ukiga amagambo afatanye icyarimwe, ukamenya igisobanuro cyayo ari blended afatanye. Ibi ngibi bizakorohera kuzajya wumva Icyongereza cyihuse, ariko nawe ukivuge mu buryo bwihuse by the way, because we are not just learning to listen, we are even learning to speak. Ntabwo turi kwiga kumva gusa. Kumva ni intangiriro yo kuvuga. Ni ukwiga kubyumva ariko nawe ukitoza no kubivuga. Ariko nanone igihe uri kumva ibintu wibuke gufata notes. Ugende wandika, fata agakaramu, fate n'agakaye, ugende wandika. Urabona nanjye mfite agakaye n'agakaramu nubwo ntari kumva, ariko in listening sessions it is always a good idea to take notes. Igihe uri kumva muri session igusaba kuba uri ku listeninga, ugomba kwandika ukavuga tutu natuvuze gutya na gutya, ugahita ubyandika. Next time ukagenda ubisubiramo. Agatipu kanyuma ndaza kukabaha ubwo ushobora gukoresha, ariko reka tubanze turebe hano. Turebe ubundi buryo abene rurimi connecting linkinga amagambo, hanyuma ugasanga bari kuvuga mu buryo bwihuse. Ikindi kintu cya nyuma ni icyitwa disappearing sounds. Hari amajwi ashobora kubura. Some sounds drop completely in fast English. Hari amajwi noneho abura bya burundu ugasanga yabuze. Ni urugero nko mu ijambo next day. Next day. Yes. Urumva dufite ijambo next. Urumva miyo t, next t. Hanyuma day. Iyo t igihe tujya guhuza next na day, t iraza guhita ibura completely ijana ku ijana. Duhita tuvuga next day. Next day. Next day. Okay? See you next day. Reka duhure ejo cyangwa duhure undi munsi. See you next day. Ntabwo tuvuga see you next day. See you next day. Next. Inota rero ubwo ahantu twayijyanye ntimuze kuhambaza. Rero ugomba kwitoza nawe kujya ubyumva ugahita ubidetectinga kugenda ukora practices. N'izi nama ndi kuguha ugenda uzikurikiza, ibi bintu bizaza mu buryo buri natural. Twari dufite n'irindi jambo ryitwa just one. Just one bottle. Wenda give me just one bottle. Mu icupa rimwe gusa. Just. Twari dufite ijambo just one. Ugiye kuvuga wenda give me just one bottle. Mumpe icupa rimwe gusa.
noneho mu ijambo just iyo rifatanye na one ya t nanone iraza gutakara. This t is gonna be dropped completely and it will disappear. Duhita tuvuga just one. Give me just one bottle of water. Mumpe icupa rimwe gusa ry'amazi. Give me just one. Just one. Just one. Ya t wari uri kumva. I bet you can no longer listen to that. Give me just one bottle of water. Mumpe gusa igikombe kimwe cy'amazi. Cyangwa mu ijambo most tugiye gufatanya ijambo most na people. Iyi t nanone iraza kubura duhita twumva most people. Most people want to study English but they find it hard to start. Abantu benshi bashaka kwiga Icyongereza ariko birabagora gutangira. Most people want to study English but they find it hard to start. Abantu benshi bashaka kwiga Icyongereza ariko birabagora gutangira. Ariko wowe bwatangiye kukiga cyangwa ufite aho ugeze, kudos to you. Rwose congratulations. Anyways, ibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amasomo meza atandukanye y'Icyongereza. Subscribe, mukore na like. Yes, mukore like, mukore subscribe. Ndetse video nk'iyi mujye muyiha n'abandi bantu mwumva bakeneye kwiga Icyongereza muri ubu buryo. Twari dufite hano irindi jambo ryitwa I told you. Noneho hano ijwi rigiye guhinduka completely. Dufite ijambo I, dufite told you. Narakubwiye. Noneho ino da sound niza guhura na ya biraza completely guhita biba G sound. I told you. Aho kugira ngo tuvuge ngo I told you bite biba I told you. I told you. Narakubwiye. I told you not to do this. Narakubwiye ntugakora ibi bintu. Narabikuje. I told you not to do this. Narakubwiye ntugakora ibi bintu. I told you. Urumva ijwi G da na ya byahindutse ja. I told you. Nyuma rero yo kumva ano majwi yose uburyo ahinduka, icyo wakora kugira ngo ubashe kumva Icyongereza cy'aba native speakers cyangwa abantu bavuga Icyongereza biri fast n'uburyo amagambo yabo aba linked. Ikindi kintu cya mbere nawe ugomba gukora ni ukujya muri real conversations with real people, kujya mu biganiro n'abantu banyabo, abantu bari real. Tangira ibi wumvise utangire ubikoreshe. Ibi wize, what matters is not just about understanding what I have taught you. What matters most is getting yourself into real conversations with real people. Igifite agaciro suko isomo waryumvise, ahubwo what are you going to do next? Niki ugiye gukora nyuma yo kumva isomo. Jya mu biganiro n'abantu bari real. Ariko tuvuga abantu bari real n'abantu bari online bari real. Urabona ko nk'ibi turi kwiga dushobora kwiga rwose tukaganira tukungurana ibitekerezo kandi ukagira listening skills ziri hejuru. Uko improvinga listening skills niko improvinga speaking skills. Rero tangira uganire n'abantu, tangira applying ibi ngibi twize mu buzima bwawe bwa minsi yose, ku mugani w'abarundi, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ndabizi yuko abarundi baba bari kutwumva cyane. Ndetse baba banadukurikiye cyane. Anyways, thank you for listening this far. I hope to see you listening and speaking better English. Hope to meet you in the next lessons. See you. Bye bye.